rihabwa icyubahiro. Bene data mutuye isi, bene data mutuye hirya no hino ku isi, iyi Mana ntimenyerwa, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana nayo igira gute? Iramwemera. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Uza yapfuyeho arapfa kubera kuyimenye. Niba hari ikintu kibi Imana yanga akamenyero. Imana yanga akamenyero. Bibiliya iravuga iki? Biravuga ngo udashushe kandi ukaba udakonje ndakuruka. Imana nikunda akazuyazi. Niba ukijijwe kizwa rwose, tandukana n'icyaha n'igisa nacyo, ugendere mu murongo w'ukuri. Kandi niba utabirimo nyine nuko garagaza ko utabirimo. Imana nikunda akazuyazi. Imana itugire neza. Wirinde kuba akazuyazi mwene data. Uzabaguya ngo Dawidi abonye yuko nabo itangiye kubica, ngo ateranye inama ya guverinoma. Icyari ku murongo w'ibyigwa ni iki? Ni ukuvuga ngo iyi sanduku irajya kwande. Ngo abandi barabaza bati se uragira ngo ijye kwande ko ariwe yahaye ubwami? Dawidi ati se ninjye ufite abo gupfa? Yagiye kwa minisitiri w'ingabo akayirinda se. Minisitiri w'ingabo ati se ngiye ninjye ufite abo gupfa? Nigende kwa minisitiri dese ninjye ufite abo gupfa? Biravuga ngo iki? Isanduku y'Uwiteka Nyiringabo iburaho iki? Ngo baragenda bajya inama bashakisha umukene wa nyuma mu gihugu, wa wundi wapfa igihugu ntikigire icyo gihomba, aba ari we bayijyanaho. Ngo baragenda baratoranya basanga umukene bafite wa nyuma ni Obededomu. Kandi agira ngo batangarize yuko abakene nabo bari mu byiciro bine. Hariho umukene, hakabaho umutindi, hakabaho umutindi nyakuja, hakaba n'umuhanya. Umuhanya niwo wa kane. Bivuga ngo Obededomu yari umuhanya. Baba barayivuze ati tugende tuyishyiriwe, nica tuzaba twabonye undi muhanya tuyishyiriwe. Barayiterura bayijyana kwa Obededomu. Obededomu ngo yakingishaga ku gicimigozi. Bibiliya baravuga yuko abayimushyiriye ntabwo bigeze bakomanga cyangwa ngo bamusuhuze, ahubwo bakubise urugi bayishyira muri saro, bahita babwira abana ati mubwire siko ku isanduku y'Uwiteka Nyiringabo iri muri saro ayirinde. Barangije barigendera kubera bari bazi yuko bamuzaniye urupfu, ntibigeze bamwiyereka, bahise bagenda. Obededomu barabyutse ageze muri saro asanga isanduku y'Uwiteka Nyiringabo irimo. Ngo aragaruka asubira mu birabwira umugore ngo turakize. Umugore aramubaza ngo mbese uvuye kwibahe? Ibi bishaka kuvuga iki? Nta mugabo ushobora kwirarira ku mugore we. Iyo hari icyo ufite ababizi, niyo ntacyo ufite nabwo abagize gute arabizi. Ngo umugore aramubaza ngo ese uvuye ko? Ati ntabwo nibye, ahubwo isanduku y'Uwiteka Nyiringabo iri muri saro. Mana ishimwe. Ngo nuko barabyuka bageze muri saro, Obededomu ngo barayibonye ahita yiterera hejuru aravuga ngo urakaza neza Mana y'Abisiraheli, urakaza abatari bafite ijambo tubigire. Twarakubonye ubwo twari ku nyanja itukura, inyuma yacu hari ababisha, imbere ari inyanja, hirya no hino ari imisozi. Waciyemo inyanja kabiri turambuka tugera hakurya. Twese tumaze kugera hakurya y'inkombe, Mose yongeye arambura inkoni hejuru y'amazi, nuko amazi abira Abanyegiputa na n'uyu munsi barayasogongera. Twarakubonye turi mu butayu, inzoka zaradutse. Mose akora inzoka y'umuringa, wariwe n'inzoka yose yareba inzoka y'umuringa akakira akaba muzima. Kuma iyo nzoka Mose yari yakoze itari igishushanyo cya Kristo. Twarakubonye turi mu butayu twabuze amazi, tubuze amazi. Mose afata inkoni ayikubita ku rutare, urutare rutanga amazi. Twarakubonye ubwo Penina yasuzuguraga Ana, wamuhaye umwana w'umuhungu amwita Samweli. Haleluya. Mana ishimye. Haleluya. Ngo umugabo arayivuga avuye kwitaka, n'umugore araza nawe arayivuga. Umugore ngo ashaka kwiyongeza. Umugabo aravuga ati umva mugore we, iyi Mana ntawe yivuga byinshi atari yareba icyatsi. Aravuga ngo tuza gato tubanze turebe. Ngo arebye hirya asanga mu ibyimba bine bya zahabu, ahereza umugore. Ngo arebye hirya asanga mu imbeba 5 za zahabu, ahereza umugore. Arebye hirya, Mana ishimwe, asanga mu mufuka wari urimo imbiya, ahereza umugore. Mana ishimwe. Ngo basohotse hanze basanga yazanye n'inka z'uburiza, iz'imisengo, izihaka. Ngo Obededomu abwira umugore ngo nabira nabyuruzi byose ni ibyacu. Kubera iki? Ayisanduku y'abagiri niho nibiherekeje byose byajyaga, kandi wabaga yicumbikiye niwe wari ufite uburenganzira bwo kugira icyo abikora byo kubirya. Mana ishimwe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo nuko Bibiliya itubwira iki? Bibiliya itubwira ngo mu mezi 3 bari bahinze bejeje, bari bubatse amazu bujuje. Bivuga ngo byari ibintu by'Imana. Ngo abantu bamaze kubona yuko barimo bazamuka,
abantu bagiye batera iperu mu gitondo na nimugoroba, ngo amakuru aragenda agera kuri Dawidi, baravuga ngo wa muntu wajyanye isanduku iwe wibwira ngo izamwica, amateka yarahindutse. Ubu ngubu nta bantu bagitera ubwami hano ngo baze batarame, nta bantu bakiza ahangaha, abantu bose basigaye babarizwa kwa Obededomu. Icyakubera cyiza wajya kuyikurayo vuba vuba, kuko nutayikurayo n'ubwami arabugutwara. Dawidi ngo yoherejeyo abajya guperereza niba koko isanduku y'Uwiteka riri, kandi niba koko hariyo abo bantu bose. Nuko byageze ngo bahageze saa 3 basanga aracyaryamye, ngo baza abana ngo niko se shango swari, ngo pa yariryamiye. Tunose umuntu w'umugabo saa 3 aracyaryamye, abandi bari mu isoko, abandi bari mu murima, abandi bagiye gukora akazi. Umuntu w'umugabo saa 3 aracyaryamye, ngo abana baravuga ngo ataryamase, ngo isanduku y'Uwiteka Nyiringabo ntiri wacu muri saro. Bivuga ngo aho isanduku iri uraryama ugasinzira, aho isanduku iri nta murozo uhagera, kuko niyo ahageze ahura n'imbaraga z'ubumana zikamutwika. Niyo ahageze akohereza ibingiringiri bye birasha, bigasubira bitanga raporo, bikavuga ngo ntuzongere kudutuma hariya, kubera byahuriranye n'imbaraga z'umuriro, bihurana n'imbaraga z'umwuka wera, biraca nuko bisubirayo. Haleluya! Tunga isanduku wawe. Iyo ufite isanduku nawe uva kuvogera, iyo ufite isanduku nawe wapfa gukongera ukabonye, kuko isanduku ahiri hahora haka umuriro, haba harinzwe n'abamarayika. Haleluya! Nijuru riba rikwemera. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Umwami atugirire neza, umwami atugirire neza. Haleluya! Bagenda babwira Dawidi yuko isanduku y'Uwiteka Nyiringabo ari hiri, kandi koko ko amakuru yamenye ari ukuri. Izina ry'Imana yacu rihabwa iki. Aha nashakaga kubabwira iki, mu buryo bw'umubiri bitiranije Obededomu yuko ari umukene, atagira amazu, atagira imodoka, atagira amafaranga. Babona yuko ari umukene, bamurebeye mu mubiri, ntibamenya yuko mu isi y'umwuka ari umukire, mu isi y'umwuka afite umugisha, mu isi y'umwuka hari ibyo yari yaravuganye n'Imana. Haleluya! Bajyanye isanduku, yahuriranye yuko ahagaranye neza n'Imana, ihurana n'iby'Imana yamuvuzeho. Iyi sanduku aho kugira ngo imwice, haleluya, imuhindukira umugisha. Mana ishimwe. Bivuga ngo nushaka kureba umuntu wimurebera mu mubiri, ahubwo reba mu isi y'umwuka, ubasha kumenya uwo ari we, nibwo ubasha kumumenya. Mana ishimwe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Haleluya! Dawidi ngo yagiye ayikurayo vuba vuba yihuse, ngo ayijyaniwe. Ageze iwe ngo ahimbaza Imana kubera kwishimira yuko isanduku igarutsiwe. Ngo yamenye yuko Obededomu nawe yabanje atambira Imana icyubahiro, arayishimira. Ngo nawe yagiye ari kuzina asingiza Uwiteka, amuramya, amuhimbaza, ngo akamuvuga ibigwi, akavuga ngo uri Imana ishoboye byose, uri umwami w'abami, mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Ngo arabyina umwitereragwa, ngo kugeza ubwo umugore yamusetse, ati umuntu w'umwami ubyina gute umwitero ukagwa. Ngo Dawidi aravuga ngo nabura gute kuyibyinira, yankuye mu ishyamba ndimo ndagira intama, impa ubwami bwambuye siko, ubwo se nabura gute kuyibyinira. Ngo iryo jambo uwo mugore yavuze ryatumye apfa, nta mwana abonye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana itugirire neza. Numvaga rero iri jambo turimo tuganira rivuga ngo Uwiteka aguha umugisha kandi akurinde, n'ukuri kose rirahagije kandi rifite imbaraga. Bivuga ngo bitiranye Obededomu bibwira ko ari umukene, ariko mu isi y'umwuka yari afite umugisha. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Rero iyo umuntu akubwiye ngo Uwiteka aguha umugisha kandi akurinde, aba akwifurije umugisha wuzuye, kuko iyo Imana iguhaye umugisha ikongeraho uburinzi, burya ibikwifurije umugisha wuzuye bishaka kuvuga ngo iki. Akenshi iyo umuntu agiye kuryama, niba afite iduka arisiga hansi, niba afite imodoka ayisiga hansi, kontaka iterikari, niba afite amafaranga bari kuri banki, icyo afite cyose aba yatandukanye nacyo. Mu buriri umuntu yinjirana aryamana n'umugisha witwa kurindwa. Ibintu byongera kwitwa ibyawe kubera ko wabyutse. Iyo wakangutse nibwo uvuga ngo kontaka iri he, nibwo baza abakozi tese bimeze gute, nibwo babaza tese iduka riracyariho, kubera ko wabyutse. Iyo umuntu yarakubwiye ngo Uwiteka
aguha umugisha kandi akurinde. Abakwifurije umugisha ugize gute? Wuzuye. Icyo Imana izaguha cyose izongereho uburinzi. Imana iguha umugabo ariko inamukurindire muzasazane. Imana iguha umugore ariko inamukurindire muzasazane. Imana iguha abana ariko inabakurindire muzasazane. Imana iguha imodoka ikurinda gisida. Imana iguha ibiryo ikurindire ubuzima uzabirye. Icyo Imana izaguha cyose ndakwifuriza ngo izongereho uburinzi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Icyo Imana ihaye umuntu ikongeraho uburinzi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Uyu mugisha ndimo mbabwira, ushobora kubaka inzu Rusaka, wakurira indege ugiye muri Amerika, inzu ukayisiga Rusaka, ariko uyu mugisha wurirana indege. Mana ishimwe. Ushobora kugura imodoka ukayisiga hano Rusaka, ariko wakurira indege ugiye Kigali, wa mugisha ukurana indege. Uyu mugisha ntawe wiba, uyu mugisha ntawe uroga, uyu mugisha ntawe witambika. Haleluya. Umuntu yakwiba ibintu ariko ntago yakwiba umugisha. Umuntu yakuriganya ibintu ariko ntiyakuriganya umugisha. Imana yaguhaye umugisha urawusazana kugeza upfuye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mwama tugire neza. Paulo yandikiye Abefeso mu bice 3:20 aravuga ngo ibasha gukora rwose ibirenze kure cyane ibyo twifuza n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga z'ubushobozi bwayo ziri zidukoreramo. Bivuga ngo Imana irashoboye. Nta kure cyane hariho Imana itakura umuntu. Nta kure cyane hariho Imana itageza umuntu. Upfa kuba ufite umugisha w'Imana, kandi twabonye yuko umugisha w'Imana uri mu isi y'umwuka. Tandukana n'icyaha n'igisa nacyo, wambara umugisha w'Imana, Imana izabana nawe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Wowe untegereza amatwi, wowe urimo wumva ijambo ry'Imana, ndakwifuriza ngo Uwiteka aguha umugisha kandi akurinde. Uwiteka aguha umugisha gutandukanye n'icyaha. Uwiteka aguha umugisha kurindira ubugingo. Uwiteka aguha umugisha gufata ukuboko akurinde paka akugeze ku mugisha w'indunduru, ari ryo sezerano ryo kuzabona ijuru. Haleluya. Imana iguha umugisha. Wowe uneza amatwi uri mu rugendo rugana mu ijuru, ndakwifuriza yuko Imana yaguha umugisha kandi ikakurindira ubugingo, ukazabana nayo uri mu ijuru. Yesu abaha umugisha bene data. Icyigisho twari turiho cyavuga ngo Uwiteka aguha umugisha kandi akurinde. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Pa la sandala shaya. Amen. Amen. Amen.